irengagiza bitama inda ni cyane n'urutwe runini ugira uti ni muremure byapfiriye ubusa umugore wa mbere ni ibiryo ntuzamugore amashuri si menshi nako ntayo ni kirombo utatinya kwita kirumbo kwijosi ryamizwe n'umubyibuho ntiyasiga umusego w'umutwe umunaniye kwikorera abesha akakunda Kongo aho gusiba pizza wakata kandi gace kuri Kongo ukiyobora nako ukicukurira ku ngoma nyinshi na komanda ni Messi muri politiki ntumubere kurya akunda ibintu byo kurangaza amaso mu mikino aho gusiba kumufutura asa neza wamusibye inama ngipfa kuba ari Arsenal gusa burya ngo niyo abagore we yakisiga amarangi kutadasiba gutera amushotoza umuntu nta mbaraga z'umubiri oya ahubwo uzamubaza amahane no gukunda u Rwanda by'umutima ese ubundi ninde wigiza nkana umunyarwanda wo hambere ati mu babiri baburana haba harimo wigiza nkana none imbere y'umucamanza Katari na mukuru wabo Donald Trump ninde wigiza nkana ni Kagame cyangwa ni Kisekedi muri abo bombi ninde uri kwigira akankana y'urumanzi wiyo mukingogo mu bice bya za Gisenyi agana muri za 600 obesha umwami Kigeli Nyamuheshera ko atazi by'ubutahira ngahubwo yizeye guhinga gusa inyamara ahubwo ngo gutahira ari byazi cyane uretse ngo kuba atarabishaka gusa dore uko bikora nuko kanifashishe igitekerezo numvanye Papa Primo niba umuzi uramuzi ati ibyago nukuyoborwa n'umuperezida utaza amateka y'igihugu ayoboye none ikibazo ni ari Kagame na Kisekedi ninde uzi neza ikibazo cya M23 akaba ashaka kwigira akankana mwene rumanzi erega sibo gusa nayo mahanga wumva yirirwa bwejagura ikibazo arakizidi ikibazo ni ninde ugiza ankana koresha ibirineti binini nako 5G tunyarutse vuba Kisekedi yahoze ku ruhande rumwe na M23 ibyo byemejwe na Sultan Makenga aganira na Sikovia Mutesi wacu bivuze ko ikibazo cya M23 acyumva si byose wenda ntaza amateka yose y'ukuntu abantu bavuga ikinyarwanda bagiye bagera muri Kongo ariko icyo M23 Rwanda nacyo agomba kuba kizi uko tumuveho hanyuma se Kagame arakizi cyangwa ntakizi nange reka sinigire ankana kandi Kagame uretse na M23 y'ubu muri 2025 mu 2012 yarahari ikiri CNDP yarahari muri za 9 yewe na mbere yaho ibyo nibike kuko amateka kakarere ayazi kurusha abazima n'abapfuye ahubwo se wowe urayazi umusizi Nsanzabere ntititekereze ngoma ati buriya rero abanyarwanda bageze muri Kongo itaranitwa Kongo ruhunde rwa rurenge kuva mu misozi miremire ya Zangorero ni washinze igihugu inyuma ya Kivu bwa mbere maze akita ubuhunde nyuma kandi abanyarwanda bagiye bacirirwayo abandi bakajya gushakira imibereho nkabyo bidahagije muri 1994 uruhuri rw'abanyarwanda harimo n'intera hamwe na Exfare bahungiye muri Kongo yazare mu mbuto icyo gihe aho bankana muri iki kibazo imbere y'umwami Nyamuheshera kuri ubu twagiranye na Katari na Trump cyangwa abahuza bumvise bose ababiri gihumvaga bavuza induru batabaza ngo Rwanda rufatirwa ibihano bo ubwabo nibo bakase imipaka bafata ibirometero kare ibihumbi birenga 100 babishwanyura ku Rwanda maze babyegeka kuri Kongo ibigori bidusigira ibirometero 26 gusa sha ariko bakagaruka bagatera waraza ngo Rwanda nirwo kibazo kandi bazi neza karibo ubwabo batumye abaha abantu abitwa Rwandofone mu cyitwa Kongo y'ubu abankana ko ari isi yose none se ubwo tuvuge ko n'abadage bagomba kuba babizi erega no baha abantu babirigi bahabaka bamaze kubavuna mu ntambara ya mbere y'isi naho se abongereza ngo nta bazi urashitsa mu Uganda se nabo bakataho bagatwara ibindi birometero kare amagana ntibari bahari so ubwo uzi ku Rwanda rwageraga kuri cya cyaga cyitwa Lake Duar ibyahese ko kigera wa kabiri Nyamuheshera ariwe waguye igihugu mpaka hageze agahita cyita arwica nzige none n'ubu nturamenya uwigiza nkana iyo haje mu bunkana rero icyo dukora ni ugutendera ibirari impamvu abantu bazi ikibazo mu mizi bose baryumaho bakisinziriza bagahwera nyamara abasivile twagoye dupfa nk'amasazi iniji mu bwonko nawe yumva ni Imperial Kuri ninde ufite abafana benshi ubundi niba ukurikirana ibya showbiz nyarwanda ututunyuguti twaguce mu matwi nta kabuza Team B Evas Team B amagambo yarazutse ahagana mu 2023 bashaka kuvuga amatsinda birahanganye umuziki nyarwanda bamwe bati turi Team Ben Tiger niwe mwami wa muzika nyarwanda n'ikimenyimenyi afite amatuza n'iboko bibyingi batabwo se ko ari we ufite umugore mwiza kurusha abahanzi bose kwisi abana bo bati umutoke basha twebwe turi Team B Team Bros itayiwacu igitangaza umwana w'Ikanombe niwe munyakazi mwisi nzima ahubwo se ninde umurusha akwihiringa azi no gogoza sha n'ikimenyimenyi Coach Gaeri wa muherwa wa mbere muri Afrika yose yabihamishije kumuhundagaza ibifarangasha niwe wacu niwe muhanzi wa mbere mu Rwanda n'ikimenyimenyi we ntaho yarira niyo wamutwikisha ipasi kukabona iby'imyidagaduro ntibidukireze badi uko neza byari bimeze muri muzika nyarwanda byarimutse bihindukira muri politiki y'aka karere k'ibiyaga bigari bamwe bati turi Team K abana bo bati turi Team K NEVA ati twebwe abatama n'abatamakazi turi Team Kisekedi
badasiganye na Kikwete na Kabatanzania bose nubwo ibyabo utapfa kubitendebera ari neza. Naho se cya gisiro cya Museveni ngo ni General Kene Rugaba kiti inge na muze Museveni n'abagande bose turi timu Kagame. Bibutse ko Kagame ari anko wanjye, uzamutunga agatoki tuzagaca, ahubwo nareba nabi tuzamukata ikiganza cyose, kandi niha gukomeza kuzana gasomborotso tuzamuca koko kose. Niko abatwezi dukora. Kagame ko afite timura, ahubwo ubanza we afite n'abasimbura. None wa mupereza wo ku nyanja y'Abahinde, ndi kuvuga Mombasa yewe wijya kure ni Zakayo, apana umwe wiriya kwabaye zwi no Zaneti ngo ari igisuma cyo gukoresha ikoro. Ndi kuvuga Ruto yewe urya ngo ni inkomashi ya Kagame, amutinya kubi kandi akamuha cyane. Nawe ni timu ye wabyumvise. Ubwo se ushaka ngo mvuge na wa muzehe usumukara ho mashyamba za Sudani y'Epfo? Uravuze ngo yarashaje araninyarira nta birenze. Wapi mwana yogeze kuri timu umubare urakonta. Nawe buriya yongera umubare mu bafana ba Kagame. Somalia ntubaze bo ntibazi n'ibijya mbere. Kagame yavuze barasutama agakoma yombi, ushatse wanamanuka ukagera za Malawi na Afrika y'Epfo baramafoza bari kunkumuye batutwe turi timu Kisekedi. Wibutse ukuntu bahuranye ibifara kangari kose M23 ikabiba kwitana ikanabafunga bikarangira banateranye. Ndavuze nti hari abasirikare ba Sadeki basuyeyo batwite bati yamba ko ari intambara isanzurera, intambara n'insoro zitaravuka zarwanye badi, ahubwo rindira gato kanambara ibineti binini byanjye ubundi tubishyire ku rwego mpuzamahanga. None ubwo uyoboye ku isi yose yacitsemo kabiri se aka kanya se wibagiwe ibihano bavundeje ku Rwanda mu minsi ishize ko babidutayemora kuva i Buruseli mu Bubiligi aho yarerewe. Ndavuga papa Piza Kisekedi Kirombo hani nakubwiye mu byaro by'Ardennes ukamanuka mu Budage, Ubwongereza n'Ubufaransa, buriya bose ni timu Kisekedi. Uti oya nabirigi gusa, wapi niba kubwira European Union uzumve inzimwe ifite ibyumba byinshi, abarakorana abarumvikana, ureke iyasina African Union baba bameze nka zango z'i Kigali. Kwimba yarapfiriye mu cyumba cyitwa Ububiligi ntibikuraho kwari muzi mwe peti. Naho se abarundi bose, naho se ahubwo abarabu bose, za Katari, za Arabia Saudite, ahubwo buriya ntiwirangize na bene wacu bo muri Israel. Ngira ngo urabizi ko u Rwanda na Israel ari byo bihugu ku isi byonyine bigira imana zabyo. Imana y'u Rwanda ni imana ya Israel sha. Abo rero bose igipfunsi bagise hejuru bati turi timu PK. Kagame niwe wacu ararwanira ukuri. Yewe kwa Putin n'Abarusiya se bo bagira uruhandera tuza ubushigukira hejuru. Putin abazikina yicicikiye, ahubwo se ntabwo wumvise avuga ko Kagame ari Putin wa Afrika? Niba kuri Jim ubwonko ibyo twabitendeye birari maze tuyihondesha inyandiko. Xi Jinping mu Bushinwa kuba afite ibirombe byinshi muri Kongo gusa muri politike yo kwicururiza ntuzumva avugira hejuru. Wapishwi wa mugore ngo ni Kayikwamba yaratabaje ngo Abashinwa abafatira u Rwanda ibihano, gusa Ubushinwa bwaramuheneye muri cecekera. Ariko ngo mu minsi yashize bashingiye kuri bya bihimbano ngo ni raporo za UN bapfuye kuvuga bati u Rwanda ni rukuri ingabo zarwo muri Kongo. Sasa ahubwo kadusesere no kwa Trump igisuma cyari amavubi. Kisekedi n'ibitama ari dogeza n'ibipapuro byinshi ati ndaguha ibirombe byose ariko nkubitire M23 Kagame. Trump maze arakireba atariko sha muri urwo rutwe habamo amazi cyangwa nuko Kisekedi yazinze amabinga agaruka yimwiza imoso, nuko yese atangira gusaba ibiganiro na M23. Maze ahubwo nyuma yaho gato Trump amaze kubitekerezaho neza arongera ahamagaza Kayikwamba na Nduhungire ngo bagire utwo basinyaho, kuko yisubiyeho nyuma yo kubiganizaho Elon Musk bagasanga bataba nk'ababana babona imboga bakazimena. Kwibutse ko ejo bundi hatawe Kagame na Kisekedi nabo basinyaho ko bemeye umwanzuro wa Amerika. Ubwo se ko wigiza nkana ntabwo ejo bundi aribwo twakubwiraga ukuntu Trump yemerana na Kagame, ahubwo yaramugisha inama z'ukuntu ngo yayobora neza Amerika indi manda ya gatatu. Cya gisaza ngo ni Biden cyari kimaze gusenya. Niba wumvise kuri 5G iniji y'ubwonko aho dutyaza ibintu byacu buri munsi ngo turyohera amatwi yawe, nizeye nyungu bafite mu ntambara ubundi. Twatangire kuri nkana ya Rumanzi twibaza ari Kisekedi na Kagame utibagiwe n'abambari ba buri umwe, ninde uri kwigira aya nkana ngo ntazi gutahira ngo yiziye guhinga gusa, nyuma yo gusanga bose ikibazo bakize ariko bakanga bakarwana u Rwanda nze se ubundi buriya ninde wunguka? Kuko wamba we twese turamuzi ni civilian wagowe, kandi nyine imbere y'inda zibera mu makoti umuturage aburizwamo. Ko ari uhunga se nabwo, kandi ubwo nabwo ni mu gihe baba batamenye umutwe nyabona. Ahubwo se di uretse ko Kisekedi ari kurayo kwarika nakari kurira mu myotsi akaba mukecuru Nyaragahira w'ijari umuryankuna wananguwe n'inkuru y'incamugongo igihe yari yibereye mu nzu ariho yari ku mutsima akumva inkuru y'incamugongo ngo Ruganzu biti bisi yamuti y'umwambi mu jisho.
umuhinguranya mwirugu nkabyo bidahagije bati kandi umunyanzoga we Rusengo yahise yiyahura bitihise ibisumizi nabyo ngo byahisemo kumaranira mu butansina bati kandi abari basigaye ni Muvunyi na Kamara uretse ko Muvunyi nawe yahisemo kwicwa na Kamara none Kamara ararwana n'imiramba magana ako kanya akabatangiye kurira mu myotsi akuzuza inkono yaratetsemo yo kwarika maze ati ubonye ngo Cyamatare n'umuhungu we Ruganzu bansige gutya byarangiye nangutse da burya rero nubwo Kisekedi nawe arayo kwarika burya niwe watangije intambara wumva uti gute nyaruka ariko ubwo ntubizi ko Kisekedi yari ku ruhande rumwe na Ventura atara president yagera muri bya biteye by'Kinshasa agahita bahenera ati ni mutuke kure yabaciye ruhinga nyuma da nawe se birabitama urabona haro yakwemera gusangira nawe niba ugira ngo ndabesha uzasubiramo ikiganiro cya General Makenga yagiranye na Sikovi ahubwo ikibazo ni Kisekedi waje giturumbuka muri presidence ya Kongo yari afite nyungu ki mu kwihakana Ventura katubigendererano umva rawari wa Al Jazeera yewe ati DR Congo's Kisekedi declare a war on Rwanda if he elected. The DRC, Africa's second largest country by size, has been years of instability, part of which it blames on its tiny neighbor. Ati ese Kisekedi koko azatera u Rwanda naramuka towe? Aha rero niho abajima banyabo babonera ubu baba bituye kare turi ku nyungu Kisekedi yashoboraga gukura mu ntambara na Ventura. Ndavuze ngo intambara na Ventura yamubereye igikoresho cyo kubona manda ya kabiri. None se ko atari Kagame ngabo yerubakiye abakongomana rena ngabo yarabahaye mituweli nagira inka narangiza abafubikisha za Shakibono na VP ngo ubureza bugira ubuntu. Kisekedi se urumva yari kuza bwanuka ngo bamutore gute kandi yaramaze imyaka 4 yose agaramye yirira gusa ntacyo akora. Inyungu ya mbere wayumvise se egeza amatwi yawe hafi nkongore n'aka kana yumva abanyapolitike ujye ucira biraro siwe bakorera burya benshi ngo baba ari kwishimisha. Uyu Kisekedi nta bundi burambe yari afite muri politiki nawe urabizi yaje yivire mu bukarani ngufu iyo za Redeneze mu Birigi nta kintu isukurura se yagombaga gushaka ko izina rye rivugwa mu karere byanarimba no kwisi yose yese yirya kuri ba Makenga nyine uretse ko agati yamanitse asutamye nako yikinira bigiye kuzamusaba gusimbuka ngo akagereho nareba n'abahubwo bizahangira kamunukiye ku mutwe kawumen kuko AFC na Ventura aha wese nta kintu ubonamo di Team PK nyabuna ntimusinzire nari nkiri kuri Cyamatama kurya gisa n'amatama yabiyega neza dutendera bari impamvu cyahisemo kwijandika mu ntambara ya Ventura kandi ikibazo kikizi neza Kagame afite nyungu ki mu ntambara ya Kongo. Kagame yari asanzwe ari umusitari kwisi. Kagame wari cyamamare mu karere kubera amafu akomeje gufubikisha abanyarwanda ibintu byabizungu bituziza kugeza n'uyu munsi none ni nyungu ki yari gukura mu gushoza intambara muri Kongo y'Iburasirazuba nkuko Kisekedi akomeza byemeza baburetse hano kuramo santima gake harya Kongo niki kindizweho kitari ibidyama za tantaramu na bya kobalite byinshi ninde wabyanga se arabonera ku buntu gusa ahubwo wirengagije ko Kagame yanga karengane nyaruka nkwibutse igihe aganiraga n'itangazamakuru utugambo yavuze ati ahubwo nibaza umuntu udashyikira Ventura abantu barwana uburenganzira bwabo sawa ikindi kandi ikongo ureba burya ni kinini pe ngo gikubye u Rwanda inshuro 49 bati kudirenga n'ikintu kingana isi yose kitanagira umuyobozi urumva byoroshye se sawa ahubwo umva The New Times bati Rubavugoma border crossing returns to normal umupaka wa Rubavugoma wasubiye gukora nk'ibisanzwe urabiza ariko ko Kivu atari igihugu si byose none se amubuye bacukuye banyuza he nyarukasha ikibuga cyaguma kirafunze kandi agomba kujya hanze nta kintu umvamo uretse mu Bugande no mu Rwanda ubwo se ahandi nihe yaca mu Burundi se batagira igitoro cyangwa Central Africa ubwo rero Kagame ni uyobewe ko byabibwa bya FDR byamugera mu kebo yagiremo Habyarimana asawa utuntu n'utundi ntuzumva rwanisha amagambo umwagarara hakuno ati n'utwe rubi rumeze nka baroni undi ati nawe urakagabo gato kari gushaka gukora genocide muri Kongo yacu bari inshuti burya bigitangira ndavuze ngo Kisekedi akijya ku butegetsi we na Kagame bari shirishusho nibagirwe ko n'abambari babo kwisonga barangajwe imbere n'u Burundi baryamiye amajanja ngo bemenagura u Rwanda di ahubwo se ababirigi ngo bikundira Kongo bakanga u Rwanda wapa ahubwo bikundira Kisekedi kwera ko ari uwabo na kari umuswa nuwabo nyine ntabwo waruze ko afite ubwene gihugu bw'ubirigi nka Rusesabagina abirigi barwana umwene gihugu wabo rero apo kankwibutse ko Kagame bamwangira ukuntu adakunda gasomborotse kabo ka buri munsi until next time.